warakoze cyane kuba warakoze subscribe kuri iyi channel umwarimu Patrick. Nawe niba utarayikora kora subscribe tujye tubana mu makuru agezweho no mu bintu byose by'ubwenge. Aka kanya rero ubu tuvugana saa 10 zuzuye z'umugoroba tugiye kurebera hamwe ibaruwa ivuye mu biro bya Minisiteri y'Uburezi, tuyirebere hamwe turebe ngo ese ibintu bimeze gute, abarimu babashe gusobanukirwa n'iyi baruwa kugira hatazagira umuntu uzabura umushahara we ukwezi gutaha cyangwa bigiraho ingaruka ngo sinabimenye. Ibi byose rero ni kuri channel umwarimu Patrick. Kora subscribe ubundi dukomeze tubana. Ibaruwa rero yandikiwe abayobozi bose b'uturere, iragira ati impamvu gukomeza gushyigikira koperative umwarimu Sacco. Madamu cyangwa bwana umuyobozi, umwarimu Sacco ni koperative yo kubitsa no kugurizanya y'abarimu bose mu Rwanda. Yashyizweho ku gitekerezo cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nka kimwe mu bisubizo ku kibazo cy'umushahara muto abarimu bahembwaga no gushaka igisubizo cy'imbogamizi mu kubona inguzanyo zidahenze zabafasha kwiteza imbere. Abagira inama yo kwishyira hamwe bagakora koperative yabo ikora nk'ikigo cy'imari. Kugira ngo iyo koperative ishobore kubaho kandi itange serivisi z'inguzanyo, abarimu bagiriwe inama yo kugira ubwizigame buhoraho bagatanga ku mushahara wabo ukaba umusingi uherwaho mu kubona serivisi z'inguzanyo. Ni muri urwo rwego mu nteko rusange yabo ya mbere biyemeje gutanga 5% y'umushahara wabo wa buri kwezi nk'ubwizigame buhoraho kugira ngo bazabuhereho batanga inguzanyo ku banyamuryango. Mu mwaka wa 2007 nibwo kugira ngo ibyo biyemeje bishoboke, Minisiteri y'Uburezi yasabye Minisiteri y'Umurimo ariyo yabahembaga icyo gihe abarimu bose bakora mu bigo bya leta ndetse n'ibifashwa na leta ku bw'amasezerano, imishahara yabo izajya ikurwaho 5% y'ubwizigame ndetse n'imishahara yabo yose ikoherezwa muri koperative yabo. Ibi byarakomeje no kugeza ubwo koperative yinjiriye mu buryo bwo gukora hifashishwa ikoranabuhanga, aho imishahara yose yoherezwaga muri koperative igahita ibanza gukurwaho 5% y'ubwizigame. Ayo mafaranga niyo yaherwagaho hatangira gutangwa inguzanyo mu mwaka wa 2008. Kuva iyi koperative yashingwa, Leta y'u Rwanda yakomeje kuyiba hafi no kuyitera inkunga mu buryo butandukanye kugira ngo ibashe kwiyubaka no kugera ku nshingano zayo zo gufasha abarimu kwiteza imbere, bashishikarizwa kwizigamira ndetse no gufata inguzanyo zinyuranye ku nyungu nto cyane ugereranyije n'ahandi. 11% kugeza kuri 13% nk'uko zemejwe n'inama y'abaminisitiri yo kuwa 31 z'ukwa 10 2012, ari nayo yemeje inkunga ya miliyari 30. Ubu ikaba imaze kubona miliyari 26, cyane ko inguzanyo zisabwa zisumba kure ubwizigame bashobora gushyiramo. Kugeza ubu hamaze gukusanya ubwizigame buhoraho bugera kuri miliyari 74 z'amafaranga y'u Rwanda, nyamara inguzanyo ziri mu banyamuryango zigera kuri miliyari 203.5 z'amafaranga y'u Rwanda. Inguzanyo zose zatanzwe kuri iyi koperative kuva yashingwa ziragera kuri miliyari 790 na miliyoni 236 n'ibihumbi 669 n'amafaranga 263. Izi nguzanyo abanyamuryango bazikoresheje muri gahunda zitandukanye nko kubona amacumbi bwite, bagura amazu cyangwa bubaka, gukora imishinga itandukanye y'ubucuruzi, ubworozi n'ubuhinzi ndetse no gukemura ibibazo binyuranye by'ubuzima nko kurihira abana amafaranga y'ishuri
cyangwa bo ku giti cyabo. Biragaragara ko inguzanyo zatanzwe ziruta kure ubwizigame abarimu bamaze gukusanya, kubera ko leta yagiye ibatera inkunga ndetse n'inyungu koperative yunguka buri mwaka nayo ikongera igatangwamo inguzanyo, hiyongereyeho n'inguzanyo koperative igenda ifata nko muri BRD mu rwego rwo guhaza abanyamuryango bayo bifuza inguzanyo ngo biteze imbere. Kugeza n'ubu abarimu baracyakeneye inguzanyo nyinshi zibateza imbere, niyo mpamvu ari ngombwa ko bakomeza gushishikarizwa kunyuza imishahara yabo yose muri koperative no kwizigama mu buryo buhoraho ku mushahara ndetse no mu bundi bushobozi babona buturutse mu mishinga inyuranye. Ibi bizatuma koperative ikomeza kubaha inguzanyo zidahenze, kuko iramutse ishatse amafaranga ku isoko ahenze byagira ingaruka ku nyungu batanga ku nguzanyo. Ni nayo mpamvu Minisiteri y'Uburezi yandikiye ibigo by'amashuri ya leta n'afashwa na leta ku bw'amasezerano ibasaba gucisha amafaranga y'ishuri yose mu mwarimu sako mu rwego rwo gukomeza gushyigikira hazamurwa igipimo cy'ubwizigame muri rusange, hagamijwe kandi no gufasha abarimu gukomeza kubona inguzanyo zidahenze bakiteza imbere. Kubera izi mpamvu zose zavuzwe haruguru, Minisiteri y'Uburezi yongeye kwibutsa uturere twose ko mu rwego rwo gushyigikira koperative y'abarimu, umwarimu sako no gushyigikira uburezi muri rusange, nta mwarimu n'umwe uhembwa na leta ukwiye guhembwa mu yindi banki itari banki yabo. Umwarimu sako, ubuyobozi bw'akarere kandi burasabwa gukomeza gushyigikira icyemezo cyo gucisha amafaranga y'ishuri ababyeyi bishyura kuri konti z'ibigo mu mwarimu sako. Bashishikariza kandi hagakurikiranwa uko iki cyemezo gishyirwa mu bikorwa n'ibigo by'amashuri bya leta n'ibifashwa na leta ku bw'amasezerano. Mugiramahoro Nsengimana Joseph, Minisitiri w'Uburezi. Byamenyeshejwe Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo n'abandi. Wakoze rero kudukurikirana kuri Icana Umwarimu Patrick. Nta handi wakura amakuru ari update usibye kujya udukurikirana ugakora subscribe.